turabasuhuje inshuti bakundwa bakundwa n'Imana kandi bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo kandi bakundwa natwe abera be. Turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu tunyuza kuri channel Ijuru TV. By'umwihariko tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro Imana iduhaye gukora kandi tunejejwe no kugisangira namwe. Mube hafi mubane natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje, kubera ko twizera ko Imana yaduhishiyemo ibyiza byinshi tugiye gusangira. Ngewe rero ubanje kubasuhuza ndi Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umwana w'Imana. Ibyo bikaba ari byo bihumuriza umutima wanjye. Nkaba ndi umukiranutsi mbikesha Yesu Kristo, bityo nkaba ni mu isi nizeye ko iwacu ari mu ijuru. Ndi kumwe n'abandi bakiranutsi babukereye kugira ngo babataramire. Ndagira ngo babanze babibwire dukomeze ikiganiro twese twamenyanye, mpereye kubo twegeranye dukomeza. Bikaribu mwebera. Amahoro kubateze banatureba amashusho batuzeze n'amatwi kuri YouTube channel Ijuru TV. Nitwa Focus Niyonkuru, nanjye ndi intungane. Ni umuziranenge biheshejwe no kubarwaho ibya Yesu, nk'uko nawe yazize ibyaha byanjye ari umunyabyaha abiheshejwe no kubarwaho ibyanjye. Imana ishimwe. Tubasuhuje bakurikiye kino kiganiro. Nanjye nitwa Nona Musanga Protazi, umunyabugingo ubugingo twataramye. Hanyuma umubisha yaje gushaka kutwambura ubugingo, ariko umwana w'Imana Yesu Kristo araza aratwimana kugira ngo umwizero wese ubone ubugingo. Namwizero ngo ubugingo intungane imbere y'Imana. Nkaba bahaye ikaze muri iki kiganiro, mukurikire rwose harimo byinshi mu bishimo. Nanjye ndabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru TV, no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, TikTok, Instagram, Facebook, no ku rubuga rwa WhatsApp. Ubundi amazina nayo Ijuru. Amazina rero ku batanzi, ku bambonye aribwo bwa mbere, Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndi umwana w'Imana. Navutse ubwa kabiri, namenye neza igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba, ko Kristo yamennye amaraso, ndetse mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse akaba ariho nakuweho urubanza rw'ibiyaha. Abandi mu isi nejejwe n'icyo gikorwa Yesu yankoreye, ngabafite ibyiringiro bifite ubugingo. Imana ishimwe. Amen. Nshimiye Imana ko yemeye ko tuboneka hano muri studio y'Ijuru. Ndanezerewe ndishimye. Amazina ni Muhanuzi Filipo, nanjye nkaba Imana yarangiriye icyizere ikaba umurimo wayo yakoreye muri Kristo Yesu. Narawushimye, narawunezerewe. Ndi intungane, ndi umukiranutsi, ndi uwera imbere y'Imana. Nta kimana ishinja, kuko ibyo ari kunshinja yabishinjije umwana wayo, ubwo ngewe nkirari. Rero ndayishimiye kandi ndanezerewe no kubana bene data bangana gutya. Imana iduhane umugisha. Amen. Amahoro, nanjye ndabasuhuje cyane. Nezerewe Imana mu mutima wanjye kwiduhaye ubu buryo kugira ngo twongere tuvugane namwe inkuru nziza y'umukiro. Yaje ari inkuru nziza iturutse ku byo Yesu yadukoreye ku musaraba. Nanjye rero narabimenye, ndabyizera, mpinduka umutagatifu. Ndabasuhuje rero, nitwa Ndabavunye Jenny, umutagatifu. Ubwo rero turakomeza kubana mu kiganiro, mube hafi kandi mutege amatwi. Turabakunda. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Turagira ngo tutangize isengesho, hanyuma ibindi muragenda mubibona uko bigenda bikurikirana. Umwe rero mu bavandimwe wakumva Imana iri mushyize ku mutima arasenga, hanyuma dutangire ikiganiro. Data wera, Data waremye ijuru n'isi, akaba ukwiriye icyubahiro mu isi no mu ijuru. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye
umwanya w'iteraniro ryera kugira ngo rize gufasha abumva ibibera muri iri teraniro. Tukweretse imitima y'abakurikira kino kiganiro ndetse n'ivugirwamo hano, twebwe ubwacu tutatekereje ahubwo bitekerezwa nawe, kugira ngo utuyobore kandi dutangire nawe mu kiganiro, tunakomezanye mu kiganiro ndetse tunagisoze ukomeza kuduherekeza. Buri wese afashwe, twese imitima rero bari mu isi bose n'abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abafite ibibazo bijyanye n'imyizerere, kugira ngo bafashe maze bizere by'ukuri. Abafite ibibazo by'ukuntu babona ijuru, bafashe kugira ngo babone ijuru, kuko waje mu isi utazanywe no kubacira urubanza, ahubwo ngo bazanywe no kunyagukizwa bakizwe nawe Yesu Kristo. Ushimwe rero kwemeye kuza mu izina ry'umwana w'intama w'Imana, kandi data ushimwe kwemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo azagaragaze uko uri. Komeza ubane natwe rero muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Tugiye rero gutangira turirimba. Yakobo abivuga yaravuze ngo niba umuntu yishimye aririmbe. Wenda bizaba n'ikindi kiganiro tuzasobanura ukwiye kuririmba arinde, ariko tubaye nkaho tubahayeho umusogongero wacyo. Uwishimye niwe uririmba, ariko se niki gihesha abantu kwishima kandi byiteka byose? Ibyo nacyo tuzakigarukaho mu kindi kiganiro. Turaririmba indirimbo y'182 muri kantike y'indirimbo zo gushimisha. Ni indirimbo ivuga ngo muri iyo nzira iruhije. Twaririmba bene data. muri iyo nzira iruhije mbese muragana he? Turagana mu gihugu Imana itunganije, mu bikombe n'imisozi niho duca tugibwami, niho duca tugibwami. Nshuti muze tujyane mu bikombe n'imisozi niho duca tugibwami, niho duca tugibwami. Nshuti muze tujyane muri cyo gihugu gishya, ariko mwizeye iki? Izaduha imyenda yera n'amakamba adashira, n'aya mazi y'ubugingo, tubane n'Imana iteka, tubane n'Imana iteka. Nshuti muze tujyane, n'aya mazi y'ubugingo, tubane n'Imana iteka, tubane n'Imana iteka. Nshuti muze tujyane, mugende uko muri kose, nta n'ibyago mutinya. Uwiteka azaturinda, umuka dukomeze. Uwiteka dutabare, Yesu nawe atujya imbere, Yesu nawe atujya imbere.
nshuti muze tujyane. Uwiteka dutabare, Yesu nawe atujya imbere. Yesu nawe atujya imbere, nshuti muze tujyane. Natwe twaza mwaturinda, ngo tujyana aho mujya. Nuko tubikunze cyane, twishime bihebuje. Nimuze tutabasiga, Yesu aradutegereza. Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane. Nimuze tutabasiga, Yesu aradutegereza. Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane. Natwe twaza mwaturinda, ngo tujyana aho mujya. Nuko tubikunze cyane, twishime bihebuje. Nimuze tutabasiga, Yesu aradutegereza. Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane. Nimuze tutabasiga, Yesu aradutegereza. Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Namwe nimuze muze tujyane. Nimuze niko ijambo rivuga. Riravuga ngo, ni Petero wabivuze ngo ntabwo Imana itinza isezerano, ahubwo ngo yihanganira abantu bose, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Hari igihe rero nawe kuba isi itarangiye ejo cyangwa se ngo ibe yarangiye uyu munsi ari ukugira ngo nawe tuzajyane mu ijuru. Natwe niyo mpamvu turi hano, ni ukugira ngo mu by'ukuri hatagira urimbuka, kubera ko uwo murimo wo kunga abantu n'Imana nitwe Imana yawushinze. Bavandimwe, biranezeza kuba nanjye ndi umwe mu bo Imana yagize abunzi bayo n'abantu, ikanshinga umurimo wo kuyunga n'abandi. Numva ari umurimo w'icyubahiro, ndawunezererwa cyane kandi nkuha agaciro. Ufite umwanya munini mu buzima bwawe. Niyo mpamvu turi hano twese, murabona tuba dufite byinshi tuba twaretse kugira ngo dutange ibi biganiro. Mu by'ukuri no kugira ngo byibura umwe uyu munsi yumva ijwi nawe ave mu rupfu ajye mu bugingo. Kandi Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza ikoresheje irivuga butumwa. Ubuhamya turabubona, abatwandikira bashima Imana bati twarabohotse, aho twabaye ibintu ntitwize tubyumva, ariko ubu Imana yaratubohoye. Turashimira Imana rero kubwo abakomeje kuboneka bizera ubutumwa bwiza. Hari umuririmbyi wabivuze ngo bizatunezeza cyane tuzanye intama imwe bene data. Reka mpindukire mbwira abavandimwe turi kumwe ngo umuhate wanyu ntago ari ubusa ku mwami. Uyu munsi
mushobora kuba mufite amatsiko nyine yo kumenya abantu bangana gutya muri studio ngira ngo ariko mwatangiye kubibona impamvu tungana gutya n'umusaruro mwatangiye kuwumva ariko by'umwihariko turagira ngo tumara abantu ubwoba, abantu bafite ubwoba, banyarwandakazi, abarundi n'abandi bose bumva ururimi tuvuga, turagira ngo tubamare ubwoba, abantu bafite ubwoba ngo bw'ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbere kuganira n'umuntu nyine numva afite ubwoba cyane, aravuga ati ikimenyetso kiri kugenda kigira ku bantu, agenda amereza ibimenyetso bigaragara 1 2 3 ati biriya ntubibona wowe turi mu mazi abira. Turagira ngo kubera ko nitwe Imana yahaye mu by'ukuri gusobanura iby'ubwiru bwayo, Yesu yigeze ahindukirira abigishwa bari babwira ngo murahirwa kubera ko mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Kubera ko twahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana, numvishe ku mutima kizwiho ko nasaba bene data tukazakora ikiganiro tugasobanurira abantu iby'icyo kimenyetso cy'inyamaswa, noneho kugira ngo abantu bamenye ese koko icyo kimenyetso ni ikihe, kijya ku muntu giti, ese umuntu yakora iki, noneho kugira ngo niba cyaranamugiyeho kibashe kumuvaho, ese umuntu yakwirinda se ahubwo ko cyamujyaho. Ibyo nibyo tugiye gusobanura muri iki kiganiro. Ese iyo nyamaswa yo ni iyi? Bavandimwe ni karibu, ngira ngo mwese mwamaze kwiyumva mwikaze, mwamaze no kwakira abadukurikiye. Ubwo rero uko Imana igenda ibayishurira, ndagira ngo dusobanurire abantu ibyo kimenyetso kugira ngo abantu bashire ubwoba. Bavandimwe, yego, Imana ishimwe. Nshimye Imana kubw'umwanya Imana iduhaye, nagira ngo turebe mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8, hanyuma tuze gukomeza no hepfo dusome 16, 17, 18 no havuga iby'icyo kimenyetso. Simbuke tugere kuri 16 na 78. Reka dusome. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 16. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso, icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Amen. Ku murongo wa 10, ku murongo wa 8, ku murongo wa 8 umuvandimwe yahereyeho, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahangaha ngira ngo batangiye gusobanura abazaramya iyo nyamaswa ari bande. Ni abantu bose bari mu isi batanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana. Okay. Ubwo rero aho ngaho ngira ngo bitangiye kumvikana abazaramya iyo nyamaswa ari bande, ari nabo bafite nyine icyo kibe. Mu by'ukuri ubwo bavuze yuko ahubwo kwireba ko iyo nyamaswa utayiramije ni ukumenya kuri mu gitabo cy'ubugingo. Yego. Urimo mu gitabo cy'ubugingo ntago wayiramije, ariko niba utari mu gitabo cy'ubugingo warayiramije, kuko nabari mu isi bose batagaragaye mu gitabo cy'ubugingo. Aha rero hari icyo Imana iri kumpishurira. Iyo tuvuga iriya nyamaswa
tubona ko na mbere yaho mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 hari icyo havuga, ariko nkabihuza nuko iyo nyamaswa yageze mu isi kugira ngo iyo bye bari mu isi. Byahishuwe 12 nubwo icyo dusoma nyine dusobanukira twamaze kumva Imana iduhaye, ariko Byahishuwe 12 7 8 9 aravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ariyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Aha rero ndi gushaka kugaragaza yuko hari yavuze ngo abari mu isi bose bazayiramya, iyo bazaramya n'iriya nyamaswa. Ariko iriya nyamaswa tubonye ko hasobanuye ko ibikomora iyo nyamaswa yigaragaza nk'ikiyoka kinini. Tukaza kubona ko Imana yaremye umuntu, ikarema umuntu ari mwiza, nkuko ibyo yaremye byose byari byiza. Tuza kubona ikiyoka ikiyoberanyije kikajya mu nzoka nyine kunyabugaragara ko ari inzoka, ariko tubonye ngo niyo ya nzoka ya kera. Iriya nzoka rero niyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Umwanzi na Satani nibyo byagiye mu nzoka Imana yaremye, byiyoberanyamo kugira ngo bishyire ikimenyetso ku muntu, kugira ngo uwo muntu akiramye. Mbere rero yuko Satani cyangwa se inzoka ivugana n'umuntu ikamuyobya, umuntu yaramyaga Imana mu buryo bukwiriye, ntabwo yaremyaga cya kiyoka. Hanyuma ikiyoka kije kikamwungura ubwenge, cyaramushutse arya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Aba agize ubundi bwenge, abahawe ubundi ikimenyetso yari afite nuko yari afite ubwenge akomora ku Mana, ubwenge yoborwamo n'Imana. Ariko noneho agira ikindi kimenyetso cyo mu bwenge bukomoka ku giti, nuko umuntu yafashe ikimenyetso ashutswe na cya kiyoka kinini, ariyo ya nzoka ya kera na kare, agatangira gukoresha ubwenge buturutse mu byo yamenye byiza n'ibyo yamenye bibi. Ubwo kumenya ibyo ubwabyo bibi icyaha cy'inkomoko umuntu wese agendana, buri wese azi gukora icyiza azi no gukora ikibi, abikomora kuri cya kimenyetso yahawe kigendana n'umuntu wese wemeye gukorana na kiriya kiyoka. Hanyuma nyuma y'ubwenge yatangiye gushyira mu bikorwa, atangira kwiremera ibicocero. Ayiremera ibicocero, tubona ko umuntu koko afite kubasha gukora ni ikiganza cy'iburyo kibasha gukora. Naho rero tubona ko yavuze ngo abari mu isi bose bazayiramya, kuko abari mu isi bose bakomoka kuri Adamu, abo bose bavukana icyo kimenyetso, bakagendana icyo kimenyetso. Niyo mpamvu umwana ngo avuka atangira kuramya ya nyamaswa ngo yiyubagiza akabeshya. Iyo yiyubagiza ukabeshya ntabwo uri kuramya Imana, ufite ikindi uri kuramya. Ubwo rero urumva ko ntaho wagicikira, usiye kugira amahirwe ugahura n'ijambo ry'ubutumwa bwiza ry'agakiza, ugahura n'umucunguzi wagucungura icyo kimenyetso. Niyo mpamvu abantu bose aho bagenda bakora ibyiza birwanya Imana, bakora n'ibibi birwanya Imana. Ikimenyetso ni ugukiranirwa cyaya nyamaswa, naho ikimenyetso cy'Imana ni ugukiranuka. Aho niho nge nshaka kwinjirira. Reka tunyarukire mu Byahishuwe 20. Aho nyine iyo utari uwera uba uri umunyabyaha, udafite ikimenyetso cyo kwera ufite ikimenyetso cy'ubunyabyaha, aricyo cya shitani. Reka naho tuhasome Byahishuwe 20, ariko turageza kugaruka n'ubundi mu gice cya 13 duhere ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Igice cya 20 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Byahishuwe igice cya 20 murongo wa 4 haranditse ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza,
kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi bari batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri nturubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Amen. Ufite umugabane mu muzuko wa mbere arahirwa kandi n'uwera. Uwo ni utarashyizweho ikimenyetso cy'aya nyamaswa. Noneho rero tubaye nk'ababyoroshya, si uko mu by'ukuri uwo muntu ataba yaravukanye icyo kimenyetso nawe, kubera ko nk'uko Prote yabisobanuye, twinjiye mu ivuko rya mbere dusanga abantu bose barakoze ibyaha muri Adamu. Igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha, ariko ngo icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Noneho rero uwo muntu wari umunyabyaha ariko akaza gutsindishirizwa na Yesu agahinduka umukiranutsi, abarwa nk'utarigeze ushyirwaho ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo uwo muntu aba ahinduriwe imibereho akagira irindi vuko, abagize ubundi buzima. Niyo mpamvu uwo nguwo uhindura irindi vuko, iryo vuko ntago rigira icyo kimenyetso, ntiryigeze rigira icyo kimenyetso. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo nicyo kimenyetso kiba kigiyemo bya kera kiba gishize, byose biba bihindutse bishya. Akavuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze n'abari mu isi yose muri Kristo Yesu, ngo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, ahubwo none babitsa ijambo ry'umwuzuro. Ndagaruka ku cyo umuvandimwe Prote yavuze. Yego. Ubwo nyene tubonye ko ikimenyetso atari ibyo abantu bavuga hano hanze. Yego. Atari n'imibare bandika 66, atari yewe n'ikarita, atari n'irangamuntu, atari na bya bindi byose abantu bajya bumva. Abantu rero kuko nyene Imana yaduhaye ukuri muri twe, kandi ukuri ni Kristo Yesu. Niyo mpamvu nyene ijuru ntirikorerwa kuri televiziyo yayo, tuba tuzana nyene kugira ngo tubwize ukuri abantu bave mu bwoba, abantu bave mu bihuha, abantu bave mu kwikanga, kuko baranikanga bakikanga n'iterambere. Kandi ni ibintu byose umuntu akora yibwira ko ari byo bishobora kumugaragaza neza mu maso y'Imana. Ubwo icyo kikaba nyine ari cyo kimenyetso, ku buryo nyine turi gusobanurira abantu ikimenyetso, be kwitiranya ikimenyetso nk'ibindi bintu. Ni ikimenyetso nyirizina kavukire, ni ikimenyetso nyirizina kavukire umuntu avukana, akavukana ubwenge bwo kumenya icyiza no gukora ikibi. Ibyo bintu bikaba biba muri kamere muntu. Ubwo rero mu by'ukuri nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, abantu baduteza amatwi, abantu batwumva, kugira ngo ukurweho icyo kimenyetso icyo ngicyo, nuko ukwiriye kubanza kutitiranya ibyo witiranyaga by'ibimenyetso. Wikwitiranya nk'ikarita nk'ikimenyetso, ni kuko banavuze ngo uwo mubare ni umubare w'umuntu 666 w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu avuka atuzuye. Iyo mvuga kuvuka kutuzura, umuntu avuka nta bindi bikorwa byiza yakora ngo byongere bimuhindure mwiza imbere y'Imana. Niyo mpamvu ubona akora. Urumva ni ikibazo cyo kudasobanukirwa icyo kimenyetso ubundi ni iki, ariko mwamaze kubisobanura ko ari ikimenyetso cyo gukiranirwa. Noneho kutamenya ko ari bo, bagahita batekereza ko yenda ari ikintu kizaturuka ahandi hantu. Niyo mpamvu batekereza ngo turagihungira aha, iki ni cyiza ntitugikora kugira ngo cya kimenyetso kitatujyaho. Ariko turi hano kugira ngo tubwire abantu bose bamenye ko icyo kimenyetso ntabwo cyenda kuza ngo kikujyeho, ahubwo niba waravutse ukabyarwa n'umuntu, icyo kimenyetso warakivukanye kikurimo. Nanone kandi
hari igihe abantu baza kugira urujijo bumvishe wenda ngo kuvuka ubwa kabiri, niba ukivuga ngo ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, umenye ngo ubwo ugishidikanya ku kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko wa murongo wa 8 niko twasomye ngo abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Niba ugishidikanya ngo ese izina ryanjye ubu ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, umenye ngo cya kimenyetso tayari kikuriho, ntago wagihungira mu kudafata irangamuntu, ntiwagihungira mu kutajya yenda ku bintu runaka by'ikoranabuhanga, urahunga si kikurimo. Ariko nanone inzira y'aho umuntu yagihungira turaza kuyivuga kuko rwose nicyo kitubesheje hano. Wowe mu Baroma habivuze neza, kuko Mugisha hari ibyo yahishuriwe yavuga ko nyene kutuzura. Mu Baroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza, ntiwumva se ko kudashikira nyene ari ukutuzura? Ntabwo abantu bigeze buzura nyene, urumva icya kimenyetso nicyo ngicyo, no gukiranirwa kwa muntu. Umuntu yabasha gusiga cyane cyamwirukankanaga, ego, ariko ikintu cyamaze kumwinjiramo kikamugeramo ntago abasha kugisiga. Icyo kimenyetso rero ni umuntu, ni wowe ubwawe, kandi ntago wasenga ngo bucye wabaye ipusi, ntago bishoboka. Iyo aba wabashaga kugira icyo ubona wakora ngo bucye wabaye ikindi kintu kitari umuntu, umuntu abasha kwitukuza akaba yari igikare ejo hashize, uyu munsi akaba ari inzobe, ariko nubundi aba ari umuntu w'inzobe, abasha guhindura ariko ntahindura icyo kimenyetso, kuko icyo ni ikimenyetso ngo ni umubare w'umuntu nyine. Rero hari umuntu ntihabura uruntu urwo runtu nyine ni ikimenyetso. Kaba duteze amatwi batwumve, nanone ikindi kintu kiranga umuntu ufite ikimenyetso, yego, bishingira ku mpamvu z'ibyiringira atwaye bimuhesha kujya mu ijuru. Iyo ubajije umuntu ufite ikimenyetso, abantu ntibarenganye ibintu bikorwa koranabuhanga, ngo barenganye ikarita, barenganye simukadi, bintu nk'ibyo. Petero yaravuze ngo umuntu wese akwiye kwitegura gusubiza umuntu umubajije impamvu z'ibyiringiro bye. Uhuye n'umupasitoro wari uri kukubwira ati ikimenyetso mwirinde ni ikarita imwe n'iki, wamubaza atari ko sereka nkubaze, uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? Iyo mubajije ngo mbese uri umukiranutsi, uri intungane cyangwa uri umunyabyaha, ahita ambwira ngo nta ntungane iba ku isi, ubwo akahamije iby'ikimenyetso cye. Nyamara ijambo ry'Imana ryo rikavuga ko abera bo mu isi arizo mfura Uwiteka yishimira bo bonyine. Bivuze ko rero kumenya neza umuntu uvuga iby'ikimenyetso ariko atakizi, yitiranya iby'ikimenyetso ariko atabizi, nabwo umubwirwa n'impamvu z'ibyiringira atwaye bimuhesha kujya mu ijuru. Tukiri aho se bavandimwe, tunorohereza wenda badukurikiye, reka dufate ikimenyetso nka identite, nk'ikiranga umuntu, ego, kuko n'ubundi ni ikimenyetso nyine, si byo se? Noneho rero hariho ibirango bibiri biranga abantu bijyanye n'ubwami baherereyemo. Mu Bakolosayi haravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima atutwara mu butware bw'umwana we akunda. Icyo nshaka kuvuga ni uko twahoze mu bwami bw'umwijima. Ubwami bwose rero burya bugira icyamera nk'irangamuntu. Iyo uri mu bwami bwa Satani uba ufite ikimenyetso cy'ubunyabyaha, ariko ni ikimenyetso nawe ubwawe uba ugendana kandi ukakihamiriza ko ugifite. Ntawakubaza niba uri umukiranutsi umubwire kuri we mu gihe ukiri mu bwami bwa Satani, nawe wawihamiriza kuri umunyabyaha. Ubwo bunyacyaha rero umuntu agendana nawe ndetse akabwihamiriza, niyo rangamuntu ye, niyo ikora mu bwami. Noneho rero twihuse twabonye ko nanone hari abantu Bibiliya yise abera. Ngabo nibo batayashyizweho icyo kimenyetso, kubera ko bafite nabo ikindi kimenyetso cyo kwera nyine kw'Imana, sibyo? None rero iyo uvuye mu bwami bwa Satani ukajya mu bwami bwa Kristo, uba uhindutse
wera unahawe ikindi kimenyetso cyo kwera cyo gukiranuka nawe icyo kimenyetso urakihamiriza noneho rero mwe mudukurikiye nta rujijo ruhari kugira ngo umenye niba ufite ikimenyetso cya shitani cyangwa utagifite ni ukureba niba uri umunyabyaha cyangwa utariwe niba uri umunyabyaha ubwo iyo ni na identite niyo rangamuntu yawe mu bwami urimo noneho rero uraza gusanga wahungaga ikimenyetso kandi ukigendana nuko ubajije uhita ugikuramo ukamwereka ati ni ukuri njyewe ndi umunyabyaha igihe nzapfira kuri ubu n'igihe nzapfira iyo mugiye gusenga mubanziriza akenshi mu kuvuga amazina y'ibyaha muba mwakoze mukavuga akenshi abantu bagira ngo hariya bari koko ni imbere y'Imana ukavuga uti Mana mbabare ko mfite kino kimenyetso cyo gusambana Mana mbabare ko mfite kino kimenyetso cyo kwiba Mana mbabare ko mfite ikimenyetso cyo kwibazaho ariko Imana ishimwe ko n'ubundi ngo itumva umunyabyaha urakoze cyane umwanya munini hariya abantu bawumara bari kuvuga ibigwi bya Satani ndetse iyo hagize umuntu uboneka mwari amasengesho we ntavuge ibyaha bamumerera nabi kubera ko ni kuvuga ngo ubu bwamurimo nyirabwo waba umuzi ko twumva utamuvuga ibigwi wowe waje gukora iki hano mwene magambo abantu bari hano ni abantu baje kuvuga imirimo n'ibitangaza Shitani yakoze n'abantu bafite ikimenyetso noneho ngo barangije kubivuga baravuga ngo noneho ngo bajye basaba imbabazi banasaba ibyo bashaka noneho ni umwanya w'ibyifuzo nibwo ujye waboneka kubera ko bamaze gushimagiza umwami wabo twihuse rero niba uri umunyabyaha icyo kimenyetso uragifite uracyugendana iyo uryamye uba ugifite iyo ubyutse urakibyukana iyo ugiye muri dushe ukijyanamo iyo ugiye mu misa uba ugifite iyo ugiye mu modoka uba ugifite icyo kimenyetso uragifite wihunga ikarita ya ATM visa card uvuga ngo irimo ikimenyetso ahubwo kituye muri wowe wihunga tap and go uvuga ngo irimo ikimenyetso kituye ni ikimenyetso cy'uko uri umunyabyaha wihunga EBM uvuga ngo kujya guhaha nyine bahita bihuza n'uriya murongo twasomye ngo nawemererwa gutunda ngo cyangwa guhaha ngo gereza afite icyo kimenyetso icyo kimenyetso urakigendana EBM ni iterambere rigeze tap and go ni iterambere rigeze wihunga ikarita y'irangamuntu oya ntabwo aho ngaho hari ikimenyetso cya Shitani cy'inyamaswa kiri ikimenyetso gituye muri wowe n'ahandi hantu hose washakishiriza bakubwira ngo ni ikimenyetso kiri ntabwo ariho kiri ikimenyetso kiri muri wowe noneho rero tugarutse ku mitekerereze nyine iyo mitekerereze y'umuntu nanone mubwira gukora reka tujye kuri uyu murongo waho twabanje gusoma mu byahishuwe mu ruhanga no mu kuboko kuko burya ibyo wizera ni nabyo ukora kugira ngo hatagira umurongo 17 igice cya 13 kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo ibi bishatse kuvuga iki nanone umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda nuko ubu ngubu ibi tuvuga ubutumwa bwiza tuvuga hari ahantu utabuvugira turabuvuga kubera ko turi hano ariko hari aho utavugira ubutumwa bwiza utakwemererwa guhaha cyangwa se cyangwa gutunda mu yandi magambo ubutumwa bwiza ni ikibazo ahantu henshi abatubanjirije bagiye bicwa bazira ubutumwa bwiza mu gihe habaga hari imbaga y'abantu ivuga ibindi bitari ubutumwa bwiza kandi bo bakabivuga bisanzuye bo bakemererwa guhaha cyangwa se gutunda kubera ko icyo bafite nyine atari ubutumwa bo bafite ikimenyetso ufite ikimenyetso naho abandi bagashyirwa mu nzu z'imbohe bazira ko bavuze ubutumwa bwiza
kugira ngo batemererwa guhaha no gutunda Urakoze cyane. mu mudendezo. urakoze cyane. N'ubu turi kuvuga ubutumwa bwiza, Ego. hari abantu bari gukoma agatoki ku kandi biriya bavuga ni biki. nibwo usanga ahantu hose bavuga ati inyigisho z'ubuntu, Ego. buri wese azirwanye ataranazumva atazi n'ibyo ari byo. Ego. kuko abavuga iby'ubuntu bw'Imana ntibemererwa guhaha cyangwa se gutunda. Guhaha nimubyumva ukundi, ubu turi guhaha. Ego. aya niyo mahaho yacu. Turi gutunda. iyo tuvuze ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. sibyo? ubu turi gucuruza, ubu turimo turunguka, ubu turimo turatunda, ubu turimo turahaha. Ego. ariko ibi hari aho tutabivugira, sibyo? Ibi ikimenyetso barisanzura, abafite ikimenyetso bo barisanzura. Nicyo bishatse kuvuga. Abantu ntibatekereze ibindi bintu. Ntabwo ari urwaye umuceri, ntabwo ari urwaye ibishyimbo. Noneho rero ndumva ikimenyetso cyumvikanye. Ikimenyetso ni 666 bisobanura umuntu, kandi tubona yuko ya nzoka ya kera na kare ariyo igenga abafite icyo kimenyetso, ndetse igashyiraho na gahunda zituma bagira ubwisanzure uko bibonetse. Ariko nanone tukibaza tuti hariho n'ikindi kimenyetso. Hari aho tubona Petero yavuze ngo twize gusoma mu Byahishuwe 20 ngo haboneka abahawe kwicara kuri izo ntebe. Ubwo ni intebe nyine zatanzwe n'ijuru. Abo nabo turabumva ko ari abafite ibindi bahawe. Abo rero bahawe kwicara kuri izo ntebe, nyuma yo guca imanza bazimukira ahandi, aho Petero yavuze ngo bazajya ahantu ngo mu ijuru nshya n'isi nshya, ngaho gukiranuka kuzaba. Twabonye ko ikimenyetso cya nyamaswa ni ubunyacyaha. Noneho kandi ubunyacyaha bugaragarira mu ntekerezo z'umuntu, mu ruhanga no mu bikorwa akora, aribyo bya bindi yavuze. Ariko nanone hari ikindi kimenyetso. Icyo kimenyetso kindi cyo ntabwo kigaragarira mu ruhanga, nta nubwo kigaragarira mu bikorwa umuntu akora, kigaragarira mu mutima. Noneho dusomye mu Bakorino ba kabiri igice cya mbere 19:22 tubona ko hari ikimenyetso Imana yashyize mu mutima w'umuntu. Twabihuza n'Abaroma 10:10 tukabona ko umutima ari umuntu yizeza. Aho numva twahagera no bakamenya ngo se ni gute abadafite ikimenyetso bituruka hehe? Icyo kimenyetso kiba mu mutima cyaboneka gite? Umuntu yatubura umutima akawureba, ariko se byakwinjira mu mutima bite? Reka turebe icyo kimenyetso Imana yashyize ku bayo kiba mu mutima. Abakorino ba kabiri urwa kabiri rwandikiwe Abakorino igice cya mbere 10:22 twahasoma. Murongo wa 20 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere, haranditse ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Ngira ngo hano harimo harigaragaza ko hari iby'Imana yasezeranije kandi byose bigomba kubahirizwa ndetse bikemerwa. Ariko tukanabona yuko Imana ariyo idukomezanya namwe, abari kutwumva idukomezanya namwe muri Yesu Kristo. Rero icyo dusaba ni uko mwakwinjira muri Yesu Kristo, kuko Imana niyo yadusize kugira ngo tubabwire ubutumwa bwo muri Yesu Kristo. Rero idusiga yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu h'ingwate. Ariko Satani najya yiyoberanya akashaka kugaragaza ngo ikimenyetso, ikagaragaza ikimenyetso cyo mu munwa, ko ngo umuntu avuze ngo indimi ngo ubwabonye ikimenyetso. Ntabwo ari byo. Ahubwo Imana yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu h'ingwate. Niyo mpamvu navuze ngo nkuko byanditswe mu Baroma 10:10, umutima ni umuntu yizeza. Iyo wizeje umutima ibyo Yesu yagukoreye, iyo wizeye ko Yesu yaje kudukuraho ikimenyetso, hanyuma agahanwa igihano
kigomba guhanwa abashyizweho ikimenyetso agahanwa igihano cy'ibyaha byacu ari twe azira, yari yabanje gukora ibitungana byose ariko gukiranuka, kugira ngo haboneke abazajya aho gukiranuka kuzaba. Ibyo rero bituma umuntu wizeye Yesu Kristo ngo yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, kuko mu ijuru hazabaho naho gukiranuka, niho gukiranirwa kuzaba. Ubwo akabonye ikindi kimenyetso cyo gukiranuka, ndetse kuko ari umwuka w'Imana wamuhishuriye kugira ngo wamuhishuriye kugira ngo yemere icyo Imana yamukoreye. Umwuka w'Imana araza akaba muri we, mu mutima we hingwate yuko ari umwana w'ijuru, yuko ari umwana w'Imana, kuko afite irindi vuko atandukanye na babandi bayiramya. Ariko ubundi abari mu isi bose bazayiramya, keretse umwana w'intama w'Imana, keretse uwanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana watanzwe kuremwa ku isi. None Yesu aravuze ngo abantu iyo bizeye, ngo uzizera wese ko namumanikiye ku musaraba nkazira ibyaha bye, ngo bizatuma ahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo aba yanditse mu gitabo cy'ubugingo kuko aba abyizeye, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo uwo rero utararamije iyo nyamaswa ni uwahawe ubugingo abikesha kwizera ibyo Yesu yakoze. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Ariko se Imana yari yasezeranije iki cyangwa yari yagambiriye iki? Hano iyo turebye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abantu bo muri Efeso igice cya 5 handitse yuko ngo yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Urumva nubwo abantu bose bavuganye ikimenyetso cya shitani, ariko Imana yagambiriye kera ko hari abizashyiraho ikimenyetso cyayo, ibanditse mu gitabo cy'ubugingo, bitwa abana bayo. Amen. Bisobanuye ko ubwo nta mwana w'Imana ufite ikimenyetso cya shitani ubaho. Kubivuga mu Kinyarwanda, nta mwana w'Imana ubaho w'umunyabyaha. Ibyo kandi nta n'uwo cyabasha kujyaho. Nanone aho tuhatangeho umucyo, ntacyo afite, yagikuweho ubwo yizeraga Kristo, akaba umwana w'Imana, akaba icyaremwe gishya, nyine gishya. Ubwo ibya kera biba bishize, ubwo n'ibyo bimenyetso byose byo kwa shitani, ibyo birango bya kera biba bitakaye. Ni ukuvuga ngo biba birangiye, ni ngo ntazo abazongera guhurira n'icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo ibindi tubona hanze aha dukeneye kugira ngo tubikoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubu ni mikoro mfite, hari uwakwanga kuyikora ati biriya bintu biri kumurika, ati murebe neza iriya mibare. Hari umuntu waduhaye urugero rw'umuntu bubatse imidugudu ahantu, bagenda bayiha amanimero. Inzu yiwe igwa kuri nimero 666 byanga kuyijyamo, ati riri ikimenyetso cy'inyamaswa. Niba uri uwera, injira mu iyo nzu uyibemo n'umutekano wose, kuko nta hantu wohuriye n'ibyo kimenyetso. Hari ikibazo none ko abantu bose bavuga yuko ari abana b'Imana, ubwo bose bakuye ikimenyetso. Ni ikibazo cyiza, ariko twagisubije. Twabonye ko ikitugira abana b'Imana ni ukwera nyine kwa Kristo duhabwa. Ubundi umwana w'Imana yera nka se. Udafite kwera kw'Imana kubonerwa muri Kristo Yesu, uwo si umwana w'Imana. Mubabera nk'uko so wo mu ijuru ari uwera, niko ijambo ry'Imana rivuga. Utera nk'Imana rero, uwo ntago ari umwana w'Imana. Ngira ngo tubwira turagana ku musozo. Kuvuga ngo biri mu ruhanga ariko no mu kuboko kw'iburyo, niyo myizerere ariko isohorezwa nyine mu kuboko. Mu kuboko bisobanura gukora. Noneho hari ukuboko k'umuntu
ariko hari n'ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana ni ukuhe? Ni Yesu Kristo. Yesaya bivuga muri Yesaya 53 yaravuze ngo ibyo Uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Kristo rero niwe wakoze iby'Imana ishaka byuzuye. Iyo ubyizeye ubyakira nk'aho ari wowe wabikoze. Iyo utizeye ibyo rero ukumana ya myumvire ivuga ko uzemererwa mu byo wowe ukora. Ibyo rero biri mu myizerere yawe cyangwa mu mitekerereze yawe, ariko bikanasohorezwa mu bikorwa byawe. Ni cyari amagambo ashatse kuvuga. Abantu bose rero batari bakira gukora kw'Imana kwabonekeye muri Kristo Yesu, bari mu isi bafite kwizera ko bazemererwa mu byo bakora. Iyo myizerere ikanagaragarizwa mu byo bakora. Ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakayihakanisha, bagahakana imbaraga zako. Sibyo? Babihakana bati? Babihakana bavuga ko byo bakora ari byo bizabahesha kujya mu ijuru. Iyo myizerere rero ijyanye n'imikorere yo gukorera ijuru, sibyo? Iyo ni iranga abafite icyo kimenyetso. Mu gihe abamaze noneho kwakira gukora kw'Imana kwabonekeye muri Kristo, baturije muri we, bazi ko bamaze kwemererwa mu byo Yesu yakoze. Abo ikimenyetso nta kigize gute? Nta kikibariho, kubera ko batagikorera ijuru ntiri korerwa. Abo ni abakuweho ikimenyetso. Abagifite ikimenyetso ni abari gukorera ijuru. Biri mu myizerere no mu mikorere yawe. Mu by'ukuri gukorera ijuru ubwo ni nacyo kimenyetso cya shitani. Hanyuma rero ubwo iyo umuntu yakiriye gukiranuka kwa Kristo kuzuye ahita arekera gukorera ijuru, ariko ubwo akabakuyeho ikimenyetso, kubera ko ahawe noneho ikimenyetso cyuzuye ari cyo cyakozwe n'ukuboko kw'Imana, niko Kristo. Ibyo Kristo yakoze byose nta na kimwe kibi kirimo. Yarageragejwe ntiyakora icyaha, kandi we Bibiliya iravuga ngo nutigeze no kumenya icyaha. Ni ikimenyetso cyuzuye k'100%. Icyo rero Imana igifashe ikakiguha, ntago igihe umuntu ngo akomeze anacigatire cya kimenyetso cye cya mbere, igihe ahubwo bamaze kujugunya cyane, ahubwo umuntu abanza guhishurirwa ko icyo kimenyetso cyari icya shitani. Wowe uduteze amatwi tukubwira ko icyo kimenyetso cyo gukorera ijuru ari icya shitani, gukijugunye. Numara kukijugunya, Imana iraguha ikimenyetso cyayo cyuzuye kigizwe n'ibyiza Kristo yakoze 100%. Kandi Imana ntago igifata nk'aho ari icyitegererezo ugiye gutangira kureberaho ngo ukore neza nk'uko bakubeshya. Oya, ahubwo Imana ikikubaraho nk'aho ari wowe wagikoze, kigasimbura ibyo wowe utakoze no kutumvira kwawe bikomoka muri cya kimenyetso umubi yakwandurije muri Adamu. Kandi n'ubwo buryo umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana. Kandi ubwo bikomeje no kumvikana. Yego. Ni gato ikimenyetso cyaratanzwe. Yego. Hari igihe Imana yabwiraga Musa Abisiraheli buri buke bakurwa mu gihugu cya Egiputa. Yego. Yaramubwiye ngo wice umwana w'intama. Yego. Utari warenze umwaka. Usige amaraso ku nkomanizo z'imiryango, ko marayika urimbura aratambuka. Muri iri joro marayika urimbura, we nta kindi ari burebe, arareba ikimenyetso cy'amaraso. Aho ari bubone ku muryango hatariho ikimenyetso cy'amaraso, arinjira arimbure. Ariko ari bunyure akabona ikimenyetso aranyuraho. Yego. Muririmbyi 120 araririmba aravuga ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso, ntabwo ancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukirano. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga nuko umuntu wese uduteza amatwi utari wamenya ibigendanye n'igikorwa Yesu yakoze, amenye ko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ariyo yamukuyeho urubanza rw'ibyaha. Uwizeye ko ayo maraso ya Kristo Yesu yamwejeje, abakuweho ikimenyetso cya shitani, ahawe ikimenyetso cy'uko abaye umukirano. Ku munsi rero wo kugaruka k'umwami, abazabonekwaho icyo kimenyetso cy'amaraso ubwo banditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubwo bo urupfu rwa kabiri
ntacyo ruzagira gute ruzabatwara. ariko abanditse mu gitabo cy'ubugingo ntabwo babukorera. hari akandi kantu nshaka ko dusorezaho kariya kamo muri Daniel ntimujyeyo kugira ngo tudutware umwanya. Mu gice cya 9 umurongo nyine wa 24 ni amagambo twize gusobanuraho hano kuri cano. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwe impongano maze haze gukiranuka kwiteka. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Yego. Nendaga kuvuga cyane ibyumweru 70 nibishyika ikizabaho ni igiki. Gukiranirwa kuzatangirwa impongano haboneke gukiranuka kwiteka. Akenshi 70 cyangwa se 7 bikomeza kugaruka ariko nk'ibigaragaza ukuzura k'ubumana. Ibyumweru 70 nibigera hazaboneka gukiranuka kuzuye. Nicyo bari kwiteka ryose. Noneho umuntu utari wagera mu gukiranuka kwiteka ntaragera mu byumweru 70 aracyari muri 6 nishaka zibe 6 bavuze hari 6 ntazi umubare. Kare 6 rero ni umubare w'umuntu koko. Ni ugukiranuka k'umuntu kutuzuye kutari ugukiranuka kwiteka ryose. Ariko byumweru bivuze iki? Yego. Bivuze gucibwa kw'ibyaha. Yego. Gucibwa kw'ibicumuro. Yego. Gushira kw'ibyaha. Yego. Gutangwa kw'impongano yo gukiranirwa. Yego. Kuboneka ko gukiranuka byiteka. Yego. Ibyo bintu byarabonetse. Yesu ari ku musaraba. Ibyumweru 70 byari birangiye ahubwo abantu bakibitegereje bafite ikibazo. Yamaze gukuraho ibyaha yicaye uburyo bw'Imana Data. Abantu nibemera ibyo bizera ibyo ubundi rwa rubanza rw'ibyaha rwe ruvuyeho kandi ikimenyetso kibe kibavuyeho. Amen. Amen. Ngira ngo aho birumvikanye. Yego. Utari yakirwa gukiranuka kwiteka we ntaramenya ko ibyumweru 70 byageze. Waracyari muri 6. Uko 6 zaba zingana kose utaragera muri 7 ubukiri w'ikimenyetso cy'umuntu ni ugukora k'umuntu no gukiranuka k'umuntu kutigera kuzura. Ngira ngo we wadukurikiye wabashije gusobanukirwa ariko mukomeze kuba hafi y'iyicana muzasobanukirwa iby'ubwiru bw'Imana ibyo mutigeze kumvira ahandi ni ukuri Imana izakomeza kubishura ahangaha. Ahubwo mube hafi uterakana subscribe bikore kugira ngo atagira ikiganiro kimucika. Ibiganiro byacu bifite ubudasa bizana ubwiza bugenda busimburana. Ikindi tugira WhatsApp group nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Niba ushaka kuyigeraho biroroshye twandikire kuri WhatsApp 07844257 tugushyire ku rubuga ubashe gusangira n'abera bari ku isi yose bakuweho urubanza na cya kimenyetso ahubwo bagashyirwaho ikimenyetso cyo kwera kw'Imana. Bene data yaramutse yari wifuza gusezera yasezera kugira ngo dusoze ikiganiro. Reka dusezere abari badukurikiye tubabwira wenda gusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 na 13 ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Si no kwitwa ni ukuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'inyama n'amaraso ngo bavutse ku bw'umwuka babyawe n'Imana. Abo rero nibo bera. Abo nta kimenyetso kindi bafite. Ntibakikanga n'ibyo bindi by'imibare n'ibindi. Dore ko twanabibonye ko umubare wuzuye ari ibyumweru 7 kandi byamaze kurangira ahubwo ari ukwakira Kristo Yesu. Imana irakomeza kuduhana umugisha n'abatwumva. Hanyuma dusenga nuko tubona yuko ayo magambo ijambo ry'Imana rivuze dusorejeho agaragaza yuko umuntu wese wumva yikanga ikimenyetso ntabwo yemeye Yesu by'ukuri nta nubwo yamwizeye ntabwo ari umwana w'Imana. Ku mwana w'Imana ntiyikanga ikimenyetso kuko ntacyo afite. Data wera turagushimye ko wabanye natwe muri iki kiganiro ubwo hari byinshi byari bijijira abantu batabyumva neza ko ubisobanuye kugira ngo bumve. Ba mu mitima rero ugendere mu mutima buri wese wumva aya magambo
yere kuyatesha agaciro, ahubwo ayumve, yongera ayumve kugira ngo yumve ikirimo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.